ndabashimira cyane uburyo mukomeje kubana nanjye, ndabashimira uburyo munkurikira, abakomeza kuma feedback. Imana ibaha umugisha. Nkeneye ko n'abandi bama feedback. Birashoboka ko wari bwo bwa mbere uje hano kuri urubuga, ugomba gukanda subscribe kabisa. Nkeneye kurya amafaranga. Niba ndi kubaha ubwenge, namwe mumpe likes zanyu na comment ndetse na subscribe na sharing ku bandi. Ikindi, ushobora gufata mashini ya computer ku ruhande ukareba video y'ibintu nakoze, nawe ukagenda ubikora. Uko ugenda unyigana ni kugenda urushaho kugira gute kumenya Photoshop. Ikindi nuko icyo nkeneye nuko ukeneye projet runaka ashaka gukora, ashobora kumbwira nkabimufashamo cyangwa se nkamukora video y'uburyo icyo kintu yagikora. So ubu nahere kuri Photoshop, nzava kuri Photoshop njye kuri Adobe Premiere, njye kuri Adobe Illustrator, njye kuri After Effects, njye kuri Vegas. Amasoft menshi nzagenda nyakora mu kinyarwanda mbasobanurira. Kuko nanjye nta handi nigiye kuri YouTube kugira ngo ngire icyo mbasha kugira. So rero mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi ikintu tugiye gukora icyo bita business card. Business card ni agakarita k'abantu batanga kariho amakuru make. Nyereka nze tubigenze gutya. Uraza hano muri new, ugakanda new, warangiza ukaza hano ugashyiramo millimeter. Size yayo turaza gukoresha 90 hamwe na 54 kuri 54. Hano agomba kuba arimo 300 kugira ngo bigende neza. So umva nshyize muri santimetre, ni santimetero 9 kuri santimetero 5 n'igice. So twagiye urabona uburyo business card ingana, nuko rero ingana. So icyo tugiye gukora ni iki? No kudesigninga. Hari uburyo bwinshi bwo kudesigninga turi bukore. Ndagenda ndareka manze mfate wenda nk'urugero. Hano no guhino nshobora gukoresha akara ngiye gukoresha hano kuri aka kantu. So bureka nze mpindure, ndajya muri color library. Hano harimo amabara menshi, ndagenda mfata amabara meza umuntu yakoresha. Reka mere kuri iri. So ndaza hano nkere gutya. Umva ndacyari gukora iki? Ubu cyo tugiye gukora ni business card. So ndaza Imana ibahe umugisha. Nindangiza ndaza nkore duplicates. Hanyuma mfate, yumva ko izi nebye ariko zimeze kimwe. Iyi ngiyi ndayihereza color yayo iri munsi. So bivuze ngo na double nakoze ebyiri, imwe iri hejuru indi iri munsi, ariko iyo munsi itari kugaragara ndaje nyihereze color ikurera iryayo. So reka nze hano muri color library nanone mpitemo irindi bara ryiza, kankoresha iri ngiri, hanyuma ndaza kubereka icyo tugiye gukora. So ndahita mfata nkore control, ndakanda control na T, hanyuma ndahita nza mfate kano kantu ngire gutya. Ndakanda control hamwe na minus kugira ngo nsuminge hirya. Ndabona rero uburyo business card bayikora. So icyo ndi bukore ni iki? Ndaza kugroupinga bino nakoze hano, nkore group yabyo, hanyuma nshyireho icyo bita akagufuri kugira ngo ikinsha no gushyiraho kala nkabyita red, nkakagira red, sibyo? Igisigaye ni iki? Ndaza gufata akantu kaka ibara nakoresheje hano nze ndifate, sibyo? Noneho mpite nshyira akantu k'akarongo hano. Murabona kameze gutya. So iyi ni business card ngiye gukora. Urabona ni ibintu ndi gukora muri Photoshop byoroshye. Nawe ushaka kureba uburyo mouse ndi kwitwara ahandi kubikura, nawe ukabikora. Rero aha ndahashyira logo n'izina rya company. Ndabigenza gute rero? Reka ntabwo ndi bushyire ibintu byinshi, reka nze ngire gutya. Tuvuge niba ari logo, ndayishyira hano.
ariko nakoze ikosa nashyize munsi ya group, kandi group 1 ni izi shapes z'amabara. So hano ndakora iki, ndagafata nkazane hejuru ahita igaragara, hanyuma nkande double click, barita baza hano nyihereze color, nshaka kwihereza umweru. Noneho aha niho hagomba kujya logo ya company y'uwo muntu tugiye gukorera, sibyo? So ukahita uzana iyi logo, ngo aha hantu hagomba kujya logo, tuvuge niba ari logo ya MTN. Kandi nanone impamvu nakoresha aya mabara nuko nta business card ya company ngiye gukora. Iyo aba ari company uri gukoresha amabara ya company biraryoha, icyo ni icya mbere. Ikindi hano ukahita ushyiraho business name. Niba ari business name ugiye gukora, ndaza gufata akabara kari hano, hanyuma nze nkora iki, murabona ibintu ndi kugenda nkora bina. Donc nimubona ndi kubikora nawe mufite kumbwira ati ugenda buhoro gira gute. So iyi ni business name nkoze, hiyongera andi magambo ntashyizeho, kanze nyakureho, nakanda delete. So ndashaka font bita hano, ndashaka font bita Avenir, niyo nshaka gukoresha, njya nkunda kuyikoresha cyane. Ikindi ndaza kuri aka kanda, ndabona ziriya nyuguti zirahengamye, ndakanda hano kugira ngo zihengamuke. So bitenze hano, nkande hano, nkazana ni business name, sibyo? Hano ibintu bisa nkaho bikomeye mukunda ariko biroroshye. Ndashyiraho slogan yabo, munsi hajyaga slogan kabo, yeah. Wenda tuvuge munsi ya business name yabo hajyaga slogan, tuvuge nka kuri avuga ngo everything everywhere you go name MTN. So ikajya hano munsi hakajyaga slogan. Hano turaje gukora iki bijyanye ku buryo umuntu umuhereza avuga ati umuntu akora muri company. So nkaza nkafata logo, nkafata na ellipse, nkakanda control na G, birahita biba group, ku buryo ni nkanda control T kari bugende konyine gutya. So ibyo mwabibonye. So icyo ndi bukore ni iki, nako ndakalokinga, hanyuma nshatse nagakara yayo, mwakabonye. Twaje hano nshobora gushyiraho Mwizerwa Claude, nkaza hano nkakirika hano nkakuraho, nkaza muri regular nkashyiramo hano, nkakanda control T, ubona kaba kaje, nkaza nkashyiramo izina rye hano, ko ni icya mbere. Nkahita nza nkahita nshyiraho managing director, niwe managing director wa hano. So ukagenda ubikora neza. So ni ibintu bisa nkaho byoroshye ariko birasaba ngo nyine ubuzi waramenya ahantu ibintu bikorerwa neza. Ni managing director, nibagiyeho MD, niba ari umuntu witwa gutya, ubwo ihangane twakoresheje izina rye, kaza ukagira gutya. Ona ndi kubikora nihuta, hano kakasa nkaho karangiye, sibyo? Hano icya mbere utukora ni iki, reka nze ngiye gushyira akandi kantu k'aka location, muri naragatereshaje nkashyira muri picture. Ni aka kantu kameze gutya, aka kameze nka location karanga ahantu business iba. So ndaza nkashyire hano, umuntu anareba business kanamenye n'ahantu mukorera. Umuhanda ni keke 15 D, kubyumva uhita ushyiraho Kacyiru.
uza hano ugabanye ushyire nko muri 11, hanyuma ushobora no wabirekera gutya ntacyo bitwaye. wabonye uburyo ibintu babikora neza. Umuntu agakora undi kugira mbikora kugira ngo uzagenda ushyiramo icyo bita ubundi kubikora ntabwo ndi gukora ibintu biri esthetique, nuko ndi kugira ngo ubanze urebe. Icya mbere hano ukahita ushyiramo email, websites, phone number, ibyo ruka ushaka no kugenda ushyiraho utuntu tw'utu no warangiza ushaka kuza hano nkahita ngira gutya. nkaza nkafata ikuririye hano, fatiye hano, wabonye uburyo ibintu bigenda. So business card ikaba irarangiye. So urumva ko hari utuntu twinshi wagenda wongereka nk'uru tuno tuntu turi hano, ukuntu uraza ukagakirikaho gutya kakazamuka kakarangiza ruguru, n'utu turi hafi ukatuzamura tukurinda kutarenga size, kazamura n'ako kaza ukazamura, n'ako kaza ukazamura. Iyi ni business card ushobora guhereza umuntu. Noneho iyo ushaka gukora inyuma rero, sasa rero tuvuge ndashaka gukora imbere n'inyuma, kanze nabyo mbibereke. Ndaza nkirike kugeza hano, mpite nkora group kuburyo nshaka kuyisiba nkabikuraho, ariko nanone reka nze nkwereke. Reka nkande duplicate ya hano, sibyo? Icyo ndi bukore ni iki, iyi ngiyi ndaje nyihereze kala yayo, iyo munsi ntabwo igaragara, ndayiha kala y'iki, ndayiha kala ya hano. None icyo ndi bukore ni iki ngiki, ndafata ibi kugeza hano bigire group 1. Iyi ni front, ndabyita front, ni business card imbere. So no tugiye gukora business card back. So ndahita nsiba hano hasigara iki. Noneho icyo ndi bukore ni iki, nda pasting aho ya logo inyuma. Ubwo ni inyuma kuki, kuri ya business card. Ndaza hano mpite nkagira umweru kwa kundi. Impamvu ndi gukoresha akaziga nuko nta logo dufite, haramutse hari logo twayikoresha. Ndaza hano mpite nza hano, mpite nkirika kuri select ngire canva kugira ngo mbone uburyo nkashyiramo hagati neza. Nshaka no kukazamura gutya karimo hagati, nkahita nandika business names, ngahita mbigira umweru. Aha ni ndaje nkore ku buryo turi bikore neza cyane. Names, hagahita hazaho slogan munsi. Noneho ikindi ndaje mbereka ibyo ngiye gukora. Mpite nzongere nka gutya. Ndaza hano muri color,
itenze hano muri kala gutya. Urabona rero icyo nshaka kuvuga, ndaje mbereka ibintu tugiye gukora. Ndahita nzana aha nande control, mpite nkora duplicate, zibaye ebyiri zisa, kamwe ndagafata mpite nkazana hano munsi. So icyo ni icya mbere. Ikindi nibagiye kwandika logo. Urabona rero ibi nibyo nashaka gukora. Ubu ndangije business card iminota igera kuri 15, kandi umukiriya ari aho ngaho ategereje ko bafasha abandi benshi, so nkamukora business nihuse. Iyi ndayita back cyangwa se inyuma, iyi nayise front cyangwa se imbere. Noneho dore ahantu bitandukaniye, ndakura aha nzana imbere, aha ni imbere sibyo, noneho aha ni inyuma. Hano byarangiye. So hano igihe business card ifite imbere n'inyuma, nshaka gukora hano imbere cyangwa nkakora inyuma. So hano ibintu byo umuhereza package kayihereza ari PDF, naje nshaka no kubikora mu bundi buryo. Reka nka saving kano nkore ku buryo wakora nono paper yuzuye ugakora business card. Reka nkore A4 gutya sibyo. Noneho iyi ni A4, ni urupapuro rwa akate deplicateur, uburyo bari buze gusohoka. Noneho icyo ndi bukore ni iki, ndaza mfate imbere pa saving hano ndashyiraho business card, mpite savinga. Noneho icyo ndi bukore, ndaza hano nkora iki, place link, ndaza gushaka ya business card yanjye. Ana dore ngiyi ndayizana hano, mwayibonye. So ndashaka gushyiraho business card ngo nibajya guprintinga zize ari nyinshi. Ndakanda control, ndako duplicate tube tubiri, mpita control T, mpite nkazana ku ruhande. Inshuti y'Imana biroroshye kandi wabikora nawe, ku buryo ushobora gukora nawe ubwo ugakora business card zawe. So duplicate group 1, nkongera nkamanura. So ndaza mfate iyi group 1, nkontre control T, nyimanure gutya. Wabibonye ko ndamutse printinze ku rupapuro harazaho nyinshi cyane. So ukaburiye amafaranga yawe uyitonze. Hanyuma ukayituza hano. Ubu hano ku rupapuro hagiye business card 8. Umva niba ari business card 8 ku rupapuro, ubwo impapuro ebyiri ni 16, impapuro 3, ubwo business card 100 uragabanya 4. Business card 100 ubwo ni impapuro zinga ni 25. Urumva wungutse cyane. 25 hoya uragabanya 8. Business card gabanya 8, 4 ni nka mapuro 12 gutya, impapuro 12 ugakora business card zawe. So ni rero uyu munsi twize. Imana ibahe umugisha. Ufite ikibazo wambwira, wakanda subscribe, ugakanda share, ugasharinga abandi. Iyo ugashyira ari kamwe gusa na biriya nkuko nabibabwiye, kugenda ukora imbere n'inyuma. So nibyo ngibyo, reka mbashimire naho ubutaha. Murakoze.